Yes, bakunzi b'Intare Official tubahereze ikaze muri aya amakuru y'uyu mugoroba, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ni imirwano ikomeje muri axe zigiye zitandukanye, haba muri Warikare, muri axe ya za Macumbi. Tugiye kubigarukaho ndetse tubive imuzi ni muzingo. Uyu munsi mu by'ukuri ntabwo byatugendekeye neza kubera ko twagize akabazo ka tekinike katatumye tubagezaho amakuru ku gihe. Tugiye kugaruka nkuko nari mbabwiye muri Warikare, ibya Uvira tugiye kubiva imuzi ni muzingo, aho ndetse turaza kuba atugaruka ku bihano byafatiwe umutwe witwa Pareko FF, ndetse tureba na impact bishobora kugira kuri uwo mutwe. Ibyo ni bimwe tugiye kugenda tubagezaho. Turaza kuba dusimbukira muri teritware ya Rucuro muri axe ya Kiyeye, naho hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Operation zakomeje, ni operation zikomeye cyane. Ngewe ndi Rafiki Kijana Machachari, nta gutinda, ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba, nawe turabana muri aya makuru. Bwana Clever Bemba, mwiriweho? Twiriwe neza Machachari, muri aho? Turaho turashima Imana. Abakunzi bacu mu by'ukuri tugiye kukubita tubangura kubera ko mu by'ukuri kugira ngo tubagezeho igikenewe. Ubwo igikenewe ni update ziriweho, byinshi byiriwe bivugwa kugira ngo byose tubibagerezeho ku gihe. Ndakeka ko unyemereye neza cyane abakunzi bacu bo bamaze kuba bakwakira, kandi nawe wabakiriye muri aya makuru. Twatangirira ahangaha muri Warikare. Warikare imirwano yakomeje. Wazalendo ndetse nabo bafatanyije cyangwa coalition muri rusange bakomeje kwigamba ngo mu by'ukuri ngo bagabye ibitero bikomeye cyane muri axe irimo za Macumbi. Bihagaze bite kugeza amagingo ya Bwana Bemba? Yego, nubwo mu masaha y'igicamunsi n'ubundi aho imirwano itoroshye iri kubera muri teritwari ya Warikare muri groupe Maruberiki, ni muri secteur wa Nyanga birazwi. Ni imirwano yuje FRDC iri kumwe na Wazalendo, urabizi ko ari ihuriro rimwe. Yego, aho bahanganye na mama 23, ni hagati ya Kibati na Mingazi. Ndabyumva neza cyane. Donc ni imirwano iri kubera hagati ya Kibati na Mingazi rwose. Amakuru aturuka rero avuga ko ingabo za FRDC zamanutse n'ubundi kuko nizo nizo ziri Kibati, zikaba zafashe wa musozi uri strategique zirukanyemo baba mayimayi bitwa Uhumak. Noneho mu kumanuka baza Mingazi, ariko FRDC nayo ivana abasirikari Kibowa ibazana kubashira hariya muza muri za Mingazi. Bamanuka bari kuza hariya za Kibati. FRDC na ivana abasirikari za Kibowa iza kuba deploying hariya za Mingazi. Muri bya bindi by'amapatrouille mama 23 irimo FRDC nayo iri muri patrouille, baza guhurira hagati wa Kocorana. Baje gucakirana, biba ngombwa yuko bakocorana, ariko kandi n'ubundi birumvikana hariya na ahantu biba bitoroshye. Ubu ngubu nubwo wenda biba bigoranye kuba twamenya bira cyangwa se uko biba byagenze, ubu ngubu ikirere situation ihagaze ite kugeza amagingo aya ngaya muri aya masaha y'umugoroba? Kugeza amagingo aya ngaya uko situation imeze n'ubundi riracyaturika. Iracyaturika rwose, ubwoba ko kiri guturika kuko mama 23 yohereje ramfo. Bahise bamanuka hejuru za Macumbi, abandi bava za Kasheberi. Uko wenda nk'abantu bazi hariya ni ahantu hasa n'uwakikijwe n'amashyamba, ujya ugera ku tuzu turi ku muhanda gusa, ubundi ahandi ugasanga ari amashyamba ndetse hari n'ibishanga. Ni ahantu hakunda kuba malaria, ni ahantu hakunda kuba amapisine, ibyuzi bororeramo amafi ubwoko bw'abanyanga bahariye. Rukombo rero mama 23 yamana abandi basirikare baturutse Macumbi, abandi bava kujya za Kasheberi. Noneho na FRDC nayo ivana abandi basirikare bayo. Ndabyumva. Ibavana Kibowa irabamanura ibazana hariya za Mingazi kugira ngo baze guhangana. Rukombo ko FRDC hazanye imbaraga, mama 23 nayo izana izindi imbaraga. Urukumva ko urugamba n'ubundi rushobora gukomera, kuko iyo urugamba rwatangiye mu masaa 8 gutyo saa 7, n'ubu ngubu rukaba rukirimo.
kumva ko ari ibintu bidashobora koroha rwose. Ntabwo bishobora koroha cyane cyane. Ese buriya ntabwo bitwereka ko urugamba rwa Walikale rushobora kuba rugiye kongera n'ubundi rugatangira bene bwa buryo twabonye byagenze ubwo bagabwagaho ibitero bikomeye, dore ko ngo indege za Antonov zikomeje gutunda abasirikare zibazana hano Walikale ndetse bakabadeployinga mu bice bigiye bitandukanye nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Ese ibingibi ntabwo byatuma Walikale yongera gusubira mu maboko y'uyu mutwe wa M23 kubera ko n'ubundi basa nkaho bamaze kualerta, kuko twagiye tubona kenshi cyane igihe bageragezaga kualerta bene kuriya byabaga bishatse kugaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye gukomera. Walikale ntibigaragaza yuko bashobora kongera bakayisubiramo nk'uko byari byagenze ubushize. Ubundi niko biri ubundi niko biri kuko urabona ko 23 ntabwo ijya yemera. Icyo ni icya mbere. Ikindi kandi ikora burya ni abantu banga agasuzuguro. Yego, ni abantu banga agasuzuguro cyane. ni ukuvuga ngo ikintu kigaragaza cyane ni uko ubu ngubu ariho rwarwo rwashyuha, yani ko mwomeza kujya ngenda mbivuga niho rwashyuha rwose. Yes, niho rwashyuha. Aho ngaho ni mu nkengero za Masisi ariko werekeza muri Walikale. Sinzi niba ahangaha twahava ariko tutambuka bwana Bemba, tuhava dutambuka Pinga abyiriwe biti. Pinga uko byiriwe umuntu yavuga Pinga buriya kugeza amagingo yanga y'abaturage n'ubundi ntabwo barimo. Sibyo, abaturage bagiye bagerageza kwivanamo, harimo abaturage bake cyane. Yego, harimo abaturage bake cyane rwose ku buryo ubona yuko muri Pinga nta mutekano urimo kandi urabizi n'ibyaje kubakorerwa n'ubundi barasahurwa no gusahurwa. Yego, ibyo rero byose uri kubona ko ari bya bibazo n'ubundi twavuga biri muri Pinga. Gusa wenda buretse amasasu yahavuze yarayavuga nijoro, ubu ngubu nta yandi masasu twavuga arimo. nta masasu arimo. Dutekereze ko wenda iri joro ryo rishobora kuza kuba ritandukanye n'iry'iri joro ryakeye. Birashoboka rwose kabisa, ndetse ni nacyo umuntu twebwe nk'itangazamakuru tuba twifuriza abaturage gutekana. Reka tuhave duse n'abagaruka, turajya dukubita ku mapwe ari strategique, duhite dusimbukira ahangaha muri territoire ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ntabwo twakwerekeza Uvira bwana Bemba tutavuze situation ikomeje kuvugwa ntivu itari kuvugwaho rumwe muri axe ya za Katana, Kabare, za Burare n'utundi duce tugiye dutandukanye, aho abakomeje kugenda bavuga ko ngo Wazalendo barimo ngo ndetse ngo bari gukontorora uduce tumwe na tumwe, ariko imboni zacu zatubereze katubwira ko ngo bagiye ngo ndetse batagira no kumvikana. Wenda tuhanyure umere nk'uhanyura witambukira ndetse unaca mu mujyi wa Bukavu rwagati, wiriwe urimo akantu nshobora kwita agahenge, niba navuga ko hiriwe hari calme iri precaire, babandi bahageze ku munsi w'ejo. Navuga ko situation yiriwemo uyu munsi itandukanye n'iyiriwemo ku munsi w'ejo. Ubu ngubu weho wiriwe ururanganya amaso muri biriya bice, ubu ngubu twavuga ko situation imeze ite mbere yuko twerekera Uvira? ikintu ikiriho hariya, reka mvuge muri Bukavu hari n'umuvandimwe uri mu bice n'ubundi bya Sud Kivu, abamagaye mu kanya ari kumwira ngo ariko Bemba ngo ndashaka kugira ngo ume situation uko yitwaye, ngo amakuru atugeraho avuga yuko ngo Bukavu ngo kugeza ngo ubuce bumwe na bumwe ngo bufitwe na za Wazalendo, ngo ni iby'ukuri. Ngewe icyo namubwira cyo nuko nta gace na kamwe karimo Wazalendo hariya mu mujyi wa Bukavu. Ni ukuvuga ngo umutekano urimo. M23 yakajije ingamba z'umutekano rwose. Icyo kintu rwose acyumve, ni ukuvuga ngo umutekano wakajijwe hariya. Nta bibazo by'umutekano n'ubundi birimo kabisa.
birumvikana nta bibazo by'umutekano birimo, birumvikana ndetse n'ahangaha ni navuga ko ari ikintu twakwita nka panike yahabaye, ni ukuva ku munsi w'ejo bundi aho M23 abaturage basa nkaho babonye yuko ihavuye, abenshi ubwo hatambukaga force zimwe na zimwe zikava mu duce tumwe bakirara mu nzu yo kwa Modeste Bati Rukwebo bagasahura, hanyuma ndetse bakavuga ko M23 yaba yavuye muri ibyo bice ngo habayemo ngo desengagement cyangwa se kuvamo, hanyuma Wazalendo nazo ziza kwinjiramo ndetse biranagaragara yuko zanagezemo zirasahura izindi ndetse banabamo nkuko twagiye tubigaruka mu makuru yacu, ndetse amasaha ageze muri 4 barongera bavamo baragenda. Ikindi mu mujyi wa Bukavu wenda dushobora kuvuga nuko ku munsi w'ejo n'ubundi hinjiyemo ubwo navuga ko ari uko barebye uko bangaraga ndetse nuko bari bameze, n'abana baho hafi cyane, bigaragara ko hasanzwe nabo bagezemo ntibigeze batinda, bongeye gusubirayo ntago babonetse. Gusa hari amakuru avuga ko hari abakomeje kugenda batabwa muri yombi, gusa bakoresheje utuntu tumeze nk'utumitingi twagiye tugaragara ku ma social media, akaba ari byo wenda bishobora kuba byateye benshi kuvuga byinshi, bakavuga ko wenda hari uduce two muri Bukavu dukontororwa na Wazalendo. Wenda icyo cyo mu by'ukuri twagikliaringa tukagishyira ku mucyo yuko nta gace kugeza amagingo yangaya karimo ndetse no kumvikanamo amasasu. Situation turayikurikira muri Bukavu buriya bikunze guhinduka ninjoro, turaza kuba wenda tubibagezaho byose, dore ko drone zacu zirimo mu by'ukuri ziba ziri kuhazunguruka zireba buri kimwe cyose. Nyinjiza ku munsi wa ejo biravugwa ko uwitwa Ngoma Nzito generali ya Kutumba ndetse na Foka Mike n'ubundi ngo bakomeje ngo kwishima ngo yuko ngo bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane ngo hariya muri axe ya Katogota ngo ndetse na za Ruvungi. Bari Ruvungi bari bapanze gahunda yo kugaba ibitero Katogota, gusa kugeza amagingo aya ntabwo ibitero byabo biratangira. Mbere yuko wenda twinjira muri ya makuru mu by'ukuri ya ndani kwa ndani y'ubutasi, ndetse wabashije kuba ukurikirana hariya, ubona ko niki mu by'ukuri gishobora kuba kiri gutuma batagaba ibitero, kandi narabonye biteguye bavuga ko ngo bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane. arega nabo baramanza bakagenda bagakora balance, bakamanza bareba imbaraga bafite n'imbaraga zingana ute zatuma bajya kugaba ibitero kuri M23. Icyo ni icyambere bamanza babara, bakamanza bareba ati uwo tugiye guhangana nawe se bafite imbaraga zingana gute, se twebwe dufite imbaraga zingana gute. Ibyo byose babikubise kuri balance, bakagenda bagasanga ko imbaraga zabo n'ubundi navuga ko ziciriritse, ibyo bari bamaze gupanga bisigara ari amagambo nta bikorwa. Nukuvuga ngo bisigara ari amagambo rwose nta bikorwa. Araribyo n'ubundi kuri kubona bariya ba makanakika n'abariya nuza ba Ngoma Nzito n'ubundi baravuga ariko ntibakora, kuko akenshi uzajya urabisanga muri FARDC ndetse na za Wazalendo baravuga ariko ntibakora. Ikintu rwose ujye ukitaho ni ukuvuga ariko ntibakora rwose. Uzumva bavuga ariko ntuzabona ibikorwa, kuko ujye wibuka guhera Bunagana bavugaga yuko ngo bakoze reprise strategique, ariko ujye ureba iyibagejeje bakati ngo turagaruka tena, bagahumuriza abaturage bakavuga ati ngo mwihangane kuko tugiye gusubirana bya bice M23 yaratwatse. Ibyo ni ijambo bahoramo cyane kabisa. Yes, birumvikana baravuga ntibakora ibyo yo bavuga ngo tunakuya piga adui yasebe tutafanya hivi na hivi. Ibyo byo nibisanzwe, ariko benshi babireba bakavuga bati abira baba bari gukora ndetse banatangaza babashaka kugira ngo bakomeze birire kuri bya bifaranga bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nahoze mbona ubwo inama ya Assemblée Nationale yateranaga bagiye kuvalida budget ya Suminwa cyangwa budget ya Suminwa ya kabiri, barimo bavuga ko ngo Wazalendo ngo hari icyo bagomba gutekerezwaho ngo ndetse bakajya bahabwa ifaranga cyangwa se amafaranga ngo bitumvikana ukuntu barwana badahembwa. Icyo nacyo ngo bagomba kugitekerezaho muri budget ya guverinoma Suminwa de. Ikindi
bakavuga ko hari hatangiye icyitwa denombrema cyangwa se kuba denombra, ariko bimwe batagiye bumvaho babyumvikanaho, bamwe muri wazalendo bakabyanga abandi bakabyemera, kumva ko hagati aho naho hakirimo ikibazo. Nyinjiza Uvira bimeze bite? Amakuru avuga ko gahunda za Uvira zishobora kuba zagiye ahagaragara n'izimeze ziti? Gahunda zagiye ahagaragara za Uvira, ndabona ko ntizagiye bitangazwa ntizagiye bitangazwa na bamwe mu basirikare n'ubundi ba FARDC, bagaragaza uburyo umujyi wa Uvira ugiye gufatwa nk'uko umujyi wa Goma wafashwe. Hano bahise babitangaza, banerekana plan. Iyi ni plan yakozwe n'igisirikare cya Kongo. Yego. Ariko noneho gukora iyo plan binagaragara mu bimenyetso n'ubundi uko biri hagati ya uburyo M23 navuga nayo ubona yuko kuko iyo plan ijyanye n'ibyo FARDC n'ubundi bari kwandika. Hano FARDC yatangiye ivuga bati ngo wabyanditse mu musagenti ariko ukora mu rwego rw'iperereza, ariko muri bya bindi by'iperereza nyine biza kugaragara, biza kuboneka, sibyo? Yego. Aravuga ati ngo operation ya Masisi Sake uburyo yakozwe niyo operation iri gukorwa, operation Masisi Sake uva Masisi dokuva za Mushaki hariya za Shasha, sibyo, za Kirorirwe, ati niyo operation iri gukorwa muri Mwenga na Walungu. Yego. Noneho akongera akavuga ati noneho operation iri gukorwa muri Plaine de Ruzizi, kumva ari ariko ngo Kamanyora Katogota, iri kwerekeza Uvira Fizi Karemi. Iyo operation yakozwe Rucuro, urumva baragereranya ngo Rucuro n'ikibaya cya Nyiragongo za Kibumba niyo iri muri Plaine de Ruzizi. Mbese barafata ikibaya cya Nyiragongo n'ikibaya cya Rusizi bakabikompara. Noneho bagahita baza bakavuga ati ngo hariya muri Haut Plateau na Moyen Plateau hejuru muri teritwari ya Uvira na Fizi, urabyumva? Yego. Ati hariya niho tugiye kubara nkanuzi nka za Mushaki, za Masisi, kwa Madimba, ibintu nk'ibyo. Ako kantu. Ariko rero urebye yampaye. None amaze kubigaragaza ahita yerekana ko abasirikari batwirwaneho bari hariya hejuru muri za Minembwe, ati niho bagiye kuza bafunge Baraka. Ati nibamara gufunga Baraka biraba bibaye nka kwa kundi bafunze Minova na Bweremana. Yes. Uriko turi kugendana uburyo bigaragaje kabisa. Arangije aravuga ati twebwe nko mu rwego rw'iperereza rya FARDC, umujyi wa Uvira ahantu dusigaranye honyine dushobora kuzerekera ukwerekera mu Burundi. Ati naho n'Imana izadutabara, kuko muri Sere de Montagne ya Mitumba no muri ya misozi yo hejuru mama 23 kwako. Yes, birumvikana connection ntabwo yari isa nkaho itadukundiye. Reka duhite ndetse twunihuta twe gutindana gatoya, duhite tureba umuvandimwe, hanyuma duhite twinjira directly kuri iyo point yari igezweho, hanyuma turebe. Uranyumva neza? Ndakumva noneho n'ubundi. Wakomeza? Uranyumva bwana Clever Bemba? Yes, ndimo ndabona network sigomeje kutubera ibibazo. Reka turebe niba bishobora kongera gukunda, hanyuma ndetse n'iminota irimo tugendana. Bwana Bemba uranyumva? Ndakumva. Yego. Yaje gusoza tuwo musirikare. Yaje gusoza avuga ati ngo twebwe ngo amahirwe dufite namwe gusa kugira ngo twinjire mu Burundi.
ati ngo nangwa nacyagiye na 23 yatanze amasaha yahereza umujyi n'abandi abasirikare bari muri Goma ibabwira ko bafata ubwato berekeye Bukavu abandi bajye muri stade Deni. Ati ejo bundi namara gufunga ariya baraka ntabwo tuzaba dufite inzira yatwerekeza Fizi turi kwerekera Karembe. Ati ikintu kiriho nuko tugomba kwivanamo hakiri kare. Ati mu rwego rw'iperereza twamaze kubibona ubundi tukajya gufungira ku mupaka wa Tanganyika na Siridikiza. Ntabwo byoroshye ariko uno musirikare na n'umuhanga. Oya ni umuhanga cyane, nanjye nahise mbibona uburyo iyo cartography agerageje kuyicora neza cyane akayihuza n'iyahangaha Goma akabihuzahuza neza. Urabona ko neza kabisa bijya gusa kandi bifitanye isano ndetse uramutse ubigenzuye nk'umuntu usobanukiwe izo entité iyo area yose ukareba wabona bisa Bwana Bemba. Yego rwose birasa ijana ku ijana uriya na mwiza wanyimana uretse ko cyangwa bakatanyama n'abana beza barabikora ubundi bikajya bijya hanze. Ntabwo babigira ibanga, wahise byerekana byereka itamajoro ndetse byohereza n'icyisha byohereza wa wundi cyo detamajoro n'ubundi arabimwohereza ubungubu barinde igisubizo ariko n'abasirikare muri kuvana mu Burundi bari kuza hariya niyo bari kwita ngo ni site de refuge ahubwo mwamwagumishije Musa mwamwagumishije Karemi kugira ngo wenda turebe ko 23 itazinjira muri province ya Tanganyika. Akavuga ati nama abandi muri kuzana bari kuva za Kindu muri Maniema bagumishe kuri Kindu. Ati kuko bose bagiye kuzafatwa hano ndabwo ngo bagiye kuzafatwa amateka na 23. Ati mubagumishe. Yes, arimo yatangaga n'inama akavuga ati bari muri kuzana warikare mubagumishe mu Kisangani. Yego bigere ku mupaka wa Nord Kivu na Chopo nibo bazanye muri Nord Kivu kuko no bagiye gufata. Nuko yagaragaje byinshi birumvikana neza cyane. Tugana ku musozo rero wagira icyo uvuga ndetse twari twabivuzeho ku makuru yacu yatambutse ndetse mu by'ukuri tuvuga ko ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu nkambi ya Gatumbara mu gihugu cy'u Burundi byakozwe 2004 ni kuri iyi tariki aho mu by'ukuri abavandimwe barimo bibuka bene wabo ni benshi bahiciwe ndetse bazira uko basa nk'uko byakomeje kugenda bivuga. Sinzi niba hari icyo wabivugaho cyane ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi byo byarabaye ariko bikomeje kubakorerwa ndetse no gutegurwa ku rwego rudasanzwe. Igihugu biciwemo nacyo gikomeje kugira uruhare rukomeye cyane ndetse mwishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwica bari abaturage b'abanyamurenge. Bwana Bemba bira wabivugaho iki? Uzanye n'amazani yanganisha n'ubundi abanyamurenge aho bari ku isi yose babwira ati bihangane ikwisiteri bibaho ariko bishwe nabi kuko baratwitswe batwikishwa essence abandi bicishwa amashoka imihini abandi doke bishwe mu buryo bubi abantu 160 n'abantu benshi bose ababuriyemo abantu babo bose bakomeza kwihangana ariko bityo twese twaburiye abantu kuko ni ikiremwa muntu kwihangana. Ikindi ndanashimira abayobozi ba 23 mu gihugu mahurya nabo bifatanyije na Moise Nyarugabo kwibuka bari abantu. Igitero n'ubundi cyagabwe nabo kwa Gatorwasa bafatanyije n'efu n'interahamwe kuko baturutse Kibi barambutse baza bavuga Ikinyarwanda n'Ikirundi n'Igiswahili baraza baratwika barica baravuye muri Kongo baraza barica. Urabona ko ari ibintu byabashye abanyamurenge cyane ko ni ya jenoside n'ubundi yakozwe yari iri kuva mu Rwanda irimuka iragenda n'ubundi ikurikirana aho witwa kwa Mututsi wese ari wa mu gihe cyo navuga ni ukwihanganisha gusa ariko nkanashishikariza abanyamurenge mwirwane. Wabonye Avande Sematama ari byavuga ari wati ngo muzatsirimba
yabira umwana wanyu ngo tata wanyu cyangwa nyogosenge yapfuye wowe itutu ryakumaze uri gusirimba. oya yarimo ababwira dore ko bari hirya no hino ku isi mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ababwira abumvisha yuko biriya ntabwo ntacyo bishobora kubagezaho ndetse no kujya mu ijuru, yuko bashobora kuzabibazwa. Hanyuma wenda tugana ku musozo muri axe za Kiyeye muri Bwito Bwana Bemba, naho imirwano yakomeje muri teritwari ya Rucuro uyu munsi, aho bivugwa ko cyangwa se za mayimayi, ubwo buriya ni mayimayi zo muri APCRS n'ubundi ziba ziri hamwe n'iyi SMC Nyatura, aho ngo bakomeje n'ubundi kugaba ibitero, iyi CFDP kugaba ibitero ku birindiro bya M23 muri axe ya za Kiyeye. Ni urugamba mu by'ukuri rwakomeje, wenda dushobora wenda kugira icyo tuvugaho. Rucuro byaranze byaragoranye Bwana Bemba kugira ngo umutekano ugaruke. Izi wenda mu munota umwe sinzi icyo wavuga kuri teritwari ya Rucuro, ndetse aho Bertrand Bisimwa yavuze ko abitwa ba Mulumba bakomeje guforumira abantu batabaho ngo bagiye bicwa na M23, kandi ngo ari ikinyoma gishaje. Ibi wabivugaho iki? Bagaba ibitero bakwicwa aribo bagabye igitero bakavuga ngo ni ubwicanyi bwakorewe abasivili. Nize ni politike iboze ishaje. Yifata nka politike y'ikibore ishaje avuga yewe nta nubwo biriya byabo mbiye agaciro, kuko barabivuga bamurumva kuko bagabye ibitero ubundi bagahondagurwa, ariko bakavuga yuko ngo M23 yishe abaturage. Ibyo ni ibyo baba bivugira ntacyo bizatwara abo bana badaca. Reka nshimire abantu kuko nabahaye nimero ndemeza yuko abantu bamaze kuza muri groupe bagiye banyandikira ni benshi, reka mbashimire. N'abandi nibaze muri groupe y'Intare Official, nimero ni 0789 Yes, bazumvise. Hanyuma Leta Zunze za Amerika ngo zahanye iyo bita Coalition des Patriotes de Resistance Congolais, Force de Frappe cyangwa Pareko FF, abase barabahana. Aba bimaze iki Bwana Bemba? Reka dusezere ku bakunzi bacu, tubashimire kuba babanye natwe mu makuru yacu, ariko kandi twinabiseguraho yuko amakuru yacu tutayabagerejeho ku gihe nk'uko bisanzwe biba, cyane cyane kubera ikibazo cya tekinike. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye Bwana Matata.